Kaze wowe ukurikirana ibiganiro bica ku Butare Media, niyo cyano yonyine guhereza ibiganiro bitunganye biri perfect. Ngira ngo kuri screen zanyu murabibona rwose umuhungu wanyu hizi your boy. Hizi welcome tuba twamuzanye kugira ngo dukomeze dusobanukirwe n'impano zidasanzwe, dukomeze tumenye byinshi tutari dusanzwe tuzi. Mu Butare Media bikugezaho ni JD bihe byose guhuriza ibyo byamamare kugira ngo dukomeze dusobanukirwe. Ntagiye mu magambo menshi, ntagiye kwivanga, yakoze hit nyinshi, yasohoye movies zidasanzwe, yakoze byinshi agiye kugarukaho. Muhaye ikaze kuri microphone. You are welcome. Yo mizubiti musaza. Ya, cyakoze. Ya. Ewana, shout out kabisa kuri wowe dukurikiranye. Ewana, maximum respect kuri wowe ukunda ugiye gukanda subscribe ariko utagiye kuyikanda mushake wikomereza. Yego. Abatamuzi rero yakoze hit nyinshi mu gusobanura amafilme ndetse introduction we ni ugiye kuyivuga. Abatakuzi uri muntu ki? Bandu banje mwandoye mungunze mwambisemo ndandugunda muranduka ngo ndongisobanura abandi bakanduka ngo ndabwo ngo ngirenze murandunze mwabandumwe buba batinya pota honorable honorable nibyo baza ariko nkuba batinya honorable bana kabisa honorable nkuba batinya honorable kuko ari umuntu nabonye yitwa honorable ndabati nyuma ntabwo yakwitwa honorable ndabati nanjye ndarigi yise none pota honorable areka urebye ndabati mfite audience ni honorable nzabona nabari impamagara kandi koko nawe kuri n'iri kuri kamera ubozi ko nitwa honorable kandi ntaratowe umusaza atarambye ati muhungu wanjye ariko ngira ngo of course kubiganira umuntu abakora ku kazi afite of course uba uri honorable koko honorable nababwiye ngo ku Butare Media bari hejuru cyane rero twamubazaniye kugira ngo nawe ababwire bimwe mu bikorwa bye. Honorable tukuzi muri movie byajuti Ebana filime rero ntawe urabizi ariko urabizi muri za 2000 na muri 2000 kumbuka umugani wa Bushi from far away kabisa man je ndi kuba mfite imyaka 14 nakoze short movie y'iminota 3 ijya muri festival muri Kenya kuko niho yari yabereye mbari 2000 na kangahera ngira ngo ni 2007 2008 kuko iyo filime ngira ngo ndayibuka ni filime abatayizi neza kuko twari tukiri abana twatukiri batoya nigaga mu kane primaire ni primary P4 ya ni filime yari irimo montage ngira ngo rero tuhera kuri iyo filime ubundi sije ku mwana w'imyaka tuvuge wenda 13 14 ni gutagira igitekerezo nka kira cyo gukora movie. Ntekereza ko n'u Rwanda rutari rwagahumuka bitewe naho twari turi za 2007 2008 byajute kugira ngo ukorera movie man je rero icyo gihe mundi mu kane premiere ngeze kuri stage yo kwibiga ibintu bita cinema 4D abantu bazi physique ari ibintu bita 3D none nge nengeze muri dimension ya 4D nimwo nari ndi kwiga ibyo bintu ndi mu kane premiere urumva rero icyo gihe ibyo bintu byari binduta nk'umwana ga mu kane premiere ko nabyaplikaga icyo gihe nabyo filime bita Taichi Masters ya Jet nakurajyaga yicanga gucya kagira gucya kikaraga nkabona ibyatsi biri kuguruka ndavuga ati bira bintu kuki nge ntabigurukisha nanjye umuntu akaza kicanga ibyatsi bikaguruka kandi koko nabikoze umuntu araza ricanga ibyatsi biri mu giti byose bikamanuka biri kujya hahandi hawa umuntu agakora ikibumbe nawe akagitera nk'ari imbaraga zidasanzwe ndabikora from P4 mu kane primaire ndabyibuka nk'ibyabaye ejo ndabyibuka kuko nta kantu nta kwibagirwa mu buzima kuko yari big cyari ikintu kinini cyane ku mwana ungana kuriya ngira ngo zari za mudende ngira ngo twari turi ukora ikintu kiremereye kimeze kuriya wowe tutari twagera aho ugeze buno ni ihe image byagusigiye muri ira myaka kuba warakoze ikintu kiremereye kuriya rero kuba bira bintu narabikoze hari abantu benshi banafotora perezida kwanzereka nambivuye icyo gihe bamfataga nk'ikitegerezo cyane n'ubu ngo barajya ngo mane ngo tarayapfushije ubusa mane nabona no kamwe ngo tarayapfushije ubusa ariko nahita ndeba ubushobozi icyo gihe nahise ngira nyuma yaho nkareba nabira bintu imbaraga byari bisaba nkahita bati nago byari revo yanjye nkuko urabizi nyine nuko twagize igihugu cyiza cy'icyatsi ubu abantu barahinga bakeza ariko mbere ntago byabagaho gucyo ntago wahingaga ngo weze iki amapfa yahoraga nanjye icyo gihe nyine nahuye n'isanganye kuko buriya
aba bana babiri ushobora kubabwira ati ngiye kubigisha wenda nzabishyira minerivare ariko nubwo abana babiri bishyira minerivare umwe arataha ntarye undi agataha akarya ntabwo bombi bazagira amahirwe yo kurangiza rya shuri rero abo ngabo bamfataga nk'igitegerezo nanjye mbigisha manafotora ubu ngubu umusaza barenga na 5 kwanza nabavuga kwanza hari n'umwerutse no kujya guhura na Will Smith Will Smith umunsi umusitari hari umwerutse guhura na Will Smith hari umugore ukina filime yakinye filime Avatar ariko iyi Avatar yabisohotse muri 2024 ntabwo yikinyemo uramumama nyine uramumama ni umushiti wanjye buke yarambaje ngo uracyazi birabye filmmaking namubwira no hari video yanjye iri kuri BBC nshobora kuzayikina umunsi runaka nkayishiraho nuko abantu batazi title yayo ndi muri iyo video kuri BBC uramugore turi kumwe wakinye Avatar agakina Alien ibice bigera muri 4 byose abikinyemo mwana wa mama umustar afite amafaranga afite amamiliyoni kandi no wumve director we cyangwa boss we no wakinisha ino film ya Titanic wumva ukuntu uyu mugabo arenze Honorable nkunze kubara amakuru y'umuntu ariko nkahera mu bigwi bye akiri mutoya ngahera kera cyane ni kuki wisanze muri cinema from that time igitekerezo cyajute kugira ngo ube uri muri cinema kujya muri cinema rero mbere bundi ntago ngiye najyaga nda filime zisobanuye yego nawe urabizi mu rugo ntago twareba filime zisobanuye urabizi urahazi mwabanye n'amazungu cyane hari ahantu ntabwo wazana filime zisobanuye bari baranaduse hariyo twazanye kuri kasete umunsi umwe ngo filime ngo y'umwami Nero bayizanye kuri kasete ngo tuyirebe tubona natwe ntabwo tukumva umuntu umwe ari kuvuga amajwi y'abantu bose kandi filime zidabinze n'imbaraga aragahinja arakana gato ubwo bazana muri studio umwana kuri ya filime yose imeze nyine ukumva amajwi aratandukanye ariko nayo abantu batandukanye nyine none ibyo cyo gihe byaraducanze hashize igihe undi muntu atubwira ngo filime isobanuye ngiri kuri sete kumva ne gitangaza filime isoniye iba kuri sete kuko twe tuzi kuri kasete tutase ko byagiye muri digital ebana arayizana tureba indi filime yitwa ko ndi kwibagirwa filime ni filime y'umutipe ni y'inshinwa nimba yitwa ngo Legend iki umutipe abayambara ibyuma gucya abayambara ibyuma umubiri we yarabugize ibyuma nyine none akubita guki biboro by'imbaraga yagukora gucya gutera ibiboro mu mitsi ubumara bukakwinjiramo tu ariko mba numva avuga ngo ni cyuma ni caka ngabari ni true legend ni ibigwi nyabyo nana yivuze ni ya cuma ncaka aho abafite imbaraga zidasanzwe yiyambarira bya giturage byaganje yambaye ibyenda bya gakondo ira filime yarakubitaga cyane ira filime ngewe man kera filime ewana nahise mvuga ati kumbe nuguke bari abantu bavuga ngo basona amafilime bigeze 2013 njya kwiga muri interi na nyine njya niga mba mu kigo bakazagera filime zisobanuye ariko ngiye nkajyamo ngiye kuyiteretera ngiye kuyiteretera Nadine ndagusuhuje barambwiye ngo baye mama ndanagusuhuje ni Nadine umuntu uzasigaho muri Amerika yego ariko mbona Nadine n'umukobwa afataga nka mushiki wanjye ni umukobwa wanyigishije ko ururimi tuvuga ngo unanga ari Kinyarwanda yabaye nka mushiki wanjye aho nize nyine ujya gutereta we ntago naterese wapi ntago naterese wagiye mu biki nyine wajyaga kuganira uruhande ariko njye numvaga kuganira n'abakobwa ari ari vibe za mbere ira myaka nanyura narataga nagira muri doro none ari umukobwa twahuriye ku ishuri ntaravuga izina noneho icyo gihe twanamufataga nka Miss none yarazi icyongereza agakunda aksa yanjye kandi ntabwo numuteretaga n'inzi na shiro turi inshuti inzi ukuntu nabuze ariko uzi ko ntarasomana n'umukobwa namubwira ati bla 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 would you please kiss me aravuga sure mbona araje aratsoma ndavuga ati madim kugira ngo mw'abantu mwe no muntu ukunze kuganira ngo ko mubibona rwose yaganira abayirekura yaganira his honorable his Potter wamwita amazina menshi cyane atandukanye nkubabatinya namuzanye rero turi ku Butare Media reka tugomeze tuganire nkubabatinya icyo gihe ukora filime ukora cinema birakomeza still now nkubabatinya ni muntu ki aherereye he bimeze bite ubu ngubu rero ubu nkubabatinya ndi nobody from nowhere to nowhere just like that ibyo bintu birakomeye bisobanura birakomeye from nowhere ntawe ndiwe ntawe nturuka kuko uzabaze nta muntu uri mu Rwanda kuva muri 2000 wigeze umbona mu Rwanda
uri mu Rwanda unzimba muri Congo unzimba mu Bugande unzimba he niyo mvuga from nowhere bakuzuriye from there is no way umuntu wese unzi n'abantu banzi cyane banzi kuva muri 2000 na kanga abantu b'igisenyi banzi kuva muri 2013 nibwo banzi ariko mbere ya 2013 nta unzi Gisenyi nono mbere ya 2005 nta unzi mu Rwanda ntawe byaraje se twongera kumva movie zawe nyuma yuko wenda twabikoraga burya iyo bikiri ubwana muri iriya myaka umuntu agira ngo ni fans ni ibintu byo kwishimisha uraza urabikomeza ndetse urya n'amahiti ndakwibuka mu za 2017 2018 rwose narakumvise kabisa byadanje imbaraga noneho zaje ute kugira ngo ukomeze utwike muri iriya minsi ngira ngo hera aho ngaho 2018 2018 rero nabaga mu biboro by'amafilime kuko navuze ati abantu bajya nsereza ngo bira biboro nayivuyemo abantu bafite bafutura president w'igihugu cy'u Rwanda bakambwira ati watubora ugakomeza ndavuga ati kambigemo ndimba ati namamagara mu kinesha filime Spenansi ntarengore ndamamagara mu kinesha filime Kanyombya mu kinesha filime zose ubwo zirahari ubwo mfite improvement zazo navuga ati dore ngize filime ariko nubu sindazicuruza sindaza uploading kandi ubu izo filime nazibakinishaga ndi mu 5 secondaire noneho hari na filime zirenze wenda batampaye credit kuko ntibanyanditseho zikomeye zica kuri Zacu TV na shooting zo from the beginning amaseri mwakunze najyaga gushutingaho arimo n'aba wa star muzi ba maji bakinyemo nakobwo amaji ntabwo arimo katete byoroba nagiye gushutingamo bakamamagara mvuye mu 5 secondaire ngiye gushutinga i Kigali ariko nyine ndareba ndavuga ati kuko nagiye kumusonaza mbwira ati nigibanga n'abatagasone kagira kuri bose kuruta filime z'inyarwanda kangiye kwamamaza kuri filime noneho ngiye muri African Movie Market kwamamaza bamuza n'umusobanuzi anca amafaranga ndikanga arenze akubye gatatu ayabije ya filime ndavuga ati uko bya bintu kumbe bihemba kurusha n'izi filime ndavuga ati kambe ngiye mu bifite amafaranga nzaza muri ibi bintu kuko mbikunda ariyo passion yanjye nzabizamo nyuma noneho umuntu none njya gukora ubushakashatsi kuri filime mbona asobanura ngo hano bari kugenda mu modoka mbona ni filime asobanya ahubwo kugera isobana arayisobanya kandi amafaranga ngana cyane icyongereza nzi wanga ko abantu babikiniramo muri makeya uravuga uti jewe naho kubona abantu babikiriramo filime rero tuvuye kuri iyo ngiyo wenda ushobora kuba warasobanuye nako warakoze navuga ko wanayibereye director kubera ko iyo ya kera filime ushobora kuvuga uti ni ya mbere nahereyeho mu gusobanura ni yihe turetse ntago ari filime ahubwo ni seri aba DJ bacuruzije bakati none ubu ngubu harige murara mu DJ agahita ugatisha fata kibiri kabisa vishi yawe narayicuruje cyaze vishi narayikoze mpita nkurikijeho zaho indi bijya kwitiranwa yitwa vishi Amity Sintara mu Rwanda nta mu DJ utazi izo seri nta n'umutazi nabana noneho abana bahutuye bazi seri bita Aradine barayipfubije mpita mvuga ati oya sini akayongo kamwereze guhinga ibisheke induba mpita nkomeza Aradine bari vire from scratch ndayikora seri ya mbere niya kabiri ariko hagati aho ngaho nakoze season bita Midnight Texas bura DJ bagira virus yo kuba ngo uyu muntu akora ibi wasohora ibitajyanye na bya bindi bakabisiba nakoze nimba arabonye filime bita Spartacus ndayizi ngira ngo burimo yakinnye muri filime bita Gladiator kabira sotse uyu mwaka turimo cyangwa umwaka uri kujya kurangira sinema no mwaka ushize noneho uramwirabura urimo yakinnye muri seri bita Midnight Texas ndayikora kabisa ebana iyi rubavira trending abadije ariko nyigeje Kigali baragatoya wana ukora seri z'ibihindi birangira virusi yanjye bayibihindi namo maza amezi 5 ntasobanura cya gukora comeback noneho ndi gukuba kubita seri z'inyamerika za seri nyine abagabo bakunda mane kuko nyine ubona ndi muri jare zimwe noneho nabo nimara kubafatisha kuko nimba ari ikintu nzi kijya kimpira nge na piki ubundi ikintu kiduhira ni kimwe bura piki ashobora kumara imyaka 7 adakora yaza agakora ugahita ugira ngo yarasanzwe akora piki production alongside yakazaza pike bura rero ikintu muhuriyeho irari borero pike yakuze wenda nuko Junior badakorana ariko ushizamo na Junior bari abasobanuzi ntashye ribagira mu gihe abandi bakumva ngo ushaka gusobanura agufata nkaho uru rushinge gucya bamaze kujomba umuntu urwaye agakoko runaka bagiye guhita batera mu mubiri we akakwirinda nk'uwirinda ibyo hari urugeza bikora se uzi nawe mvuze twekomereza ariko wanabivuga nta kibazo ubwira abakunzi bawe unagira n'ubutumwa ubagenera abantu nk'abo bitwara batyo rero niyo utanamugarutseho niyo nama wabagira nta nama nabagira kubera iki bajye basenga gusa nta yindi nama nabagira bajye basenga buri akankubwira kuzi
uzi ko hari abantu ujya mbona ukabona ameze nk'igihaza kiri mu murima ariko cyabuzemo imbere aho uzi kwira nta muntu ukubwiye ngo urakoze Imana iguhe umugisha. Mu gihe gukora rero uri imbere y'ibikoresho byawe mu bikora utubundi gukira uko ubibona niko gutya niko tubikora sibyo Grafe? Nta buryo se ushobora kubikora bigakunda wenda ukumvisa abantu bawe gatoya uburyo ukoramo filime kabisa. Bajye hehe urumva bajye kuri YouTube yitwa Abelo Films, ere gutya ere y'ikirenge ere ndende ebyiri Abelo Films. Bari budusobanuye njye mbashiraho ni samples udusobanuye kubera ko barihangana kuko iyo dushize amajwi y'abakinnyi kuko urumva hari ukuntu mu muco nyarwanda wajya ubugiye kurya waba utakoze nyoka akakubaza ngo harya wahinze hesha. Rero iyo ufashe amashusho n'amajwi y'abandi bantu kuko YouTube ihemba ukabishyira kuri YouTube channel yawe barakubwira toya ibyo ni bya runaka wowe wahinze he. Niyo mpamvu twashizemo amashusho noneho amajwi ntitwashiramo baraza kubyangana ariko abantu barabikunda bira bintu mujye bona ngo dusobanure tugufi nitwo turatuntu tujya dukora ku mbuga nkoranyambaga baraza kutwihangana. Yes ni Butare Media dukomeje kuganira n'umuhungu wanyu Potter the Honorable bakunze bagasobanuye mwihangane mukore subscribe kuri YouTube channel yacu ni yanjye ni yawe uyu munsi wambonye ushobora kutankunze ariko haramani none tuzazana benshi uzakunda bazaza kuri YouTube channel yacu. Reba hasi mu bumoso bwawe mu buryo bwawe yego aho hasi kandi subscribe kandi no kwako kantu kakazogera. Yes dukomeza tuganira rero mu rugendo rwawe mu mpano yawe mu rugendo rwawe wakoze amafilime menshi atandukanye utubwiye ko hari filime watangiriye ugenda tubwira n'izindi zagiye zikurikiraho mbere y'uko ukora izo filime wige already warebaga filime? Ntago naribaga filime ziri non translated zidasobanura nta kibazo ariko zitwaga filime warazirebaga. Ni uwuhe mukinyi wakundaga mu bakinyi ba filime? Nakundaga uriya mu mama afite uruzina rugoranye mbere ngo Siguwa sinzi uruzina mane turuzina rugoranye sinjya ngwibuka. Noneho nakundaga na Jackie Chan namukundaga kubera ari fanic kandi rukumba biranabirebaga nkiri umwana kandi byaranshimishaga. Even no abantu bakunda ibintu misekeje cyane ngira ngo sinzi nibo bibona muri no misi hari igihe umuntu aba yahoze muri business then akagera gihe cyo kurelaxinga agaseka akishima icyo kinange ari mu bantu nakunze kabisa nakunze mu buto bwanjye still now ndacyamukunda kuko sinshobora guhita kuri filime ye. Buriya mu buzima sinkunda filime z'imbaraga cyangwa ngo bya nka Jetri azi ku Rwanda ariko agukubita umugeri ukagira ngo ukajya kubera nk'uwabahindi ko kuri mwenda gukubita umugeri ukagwiriya watangiriye kuri montage rero sinzi impamvu ibyo ngibyo Jetri nabikoze ndi gukopera mu gace can I do this shit najyaga nibaza nimba iyo shit nayikora ariko biza kurangira mbikoze nyine bato wow ibi nabikora ngiye nta kintu muri video umuntu yanyereka sinkikora kandi bazi none umaze nk'imyaka igera muri 7 ntakora video ariko ntiwakora ikintu ngo singikora. Watangiye nkubaza mu filime ushobora kuba waratangiriyeho ukomeza umbwira uko zakurikiranye nihe filime wakunze wowe ubwawe ukavuga uti ndayikoze cyane? The Pursuit of Happiness by Will Smith with his own son Jaden Smith. Again aka kantu kararyoshye. The Pursuit of Happiness with his son, the son of Will Smith with his father Will Smith ari kumwe na Jaden Smith. Iyo filime umwana na se buriye n'umwana na se bakeneye filime bita The Pursuit of Happiness. Iyo filime noneho najyaga nsona zira seri z'ibihinde nkavuga atari ko se aho nahereye ndi gusoma subtitles gusa ntago naho naraveteye. Iyo filime nayikoze nta mugeri aka kantu ukumve nayikoze nta mugeri urimo nta rushyuri urimo nta gusunikana birimo irakundwa iba popira mu Rwanda. Ni filime yo guhasuringa buri muntu yayibonyemo hakumwe umuhanzi bita Relax urabona hari ikiganiro nabonye kuri YouTube channel yanyu uramupeti ujibona ko ari umupeti ugiye hasuringa ariko nashaka kuzamushyira kuri filime. Rero impamvu ze ngo nta mugeri wari urimo abasobanuzi bakunzwe bose mu Rwanda bakora ibintu byo kurwana kandi ibintu byo kurwana none se reka nkubwire ngo filime ngo bitangiye ngo abagabo ngo umugore n'umugabo ari mu rugo ngo ari umuntu warushe kwica umuntu bataziranye ngo birangiye yishe umugore wundi bisobanura iki ntuguhita mva finali azajya kwihorera cyangwa ngamurejya mushyira imbere ubutabera nyine nkumva ni ibintu nkumva wapi kandi none niyo mpamvu njya mvuga ngo i Rubavu ku Gisenyi
ndi papa w'agasobanuro cyakoze hazaza abandi nkuko mu muziki nyarwanda si tujya mu babasa gihobe yes ibyo n'abarwanyunga yes nta uzahinda ko ndi papa agasobanuro Rubavu nta wundi. hanyuma rero tugiye kuri icyo twita benefits. Umuntu ushobora kuba asobanura filime cyane yuko bimaze igihe ariko na n'ubu ngubu ni bake babiri mugereranyije mu miziki abari benshi ugereranyije n'abasobanuzi ba filime. Yes. Biriya bintu biragabura. Agasobanuro ntago kagabura, nta n'amafaranga abo gasobanura. Nimba urukundeba uburyo ugaragara se uburyo umeze neza ni gute wavuga ko wabona arakacyenda n'ikabutura njyana wenda gusa ariko na vibe umuntu utafite ikintu kiri umuntu na oya kamani kambabwiza ukuri nimuvuge ngo ngwira nkweto twabonye yambaye ingikabutura ngishati no agasobanuro nta mafaranga arimo. Uziko nagakoze 2018 nibwo ninjiyemo icyo gihe ntavuga umushahara we gusa niga mu 6 segonderi none icyo gihe niga mu 6 segonderi umwana wa 6 segonderi ayo mafaranga yabaga ari menshi ndavuga ati bya bintu biracyarimo amafaranga. Byageze nyuma ibintu birahinduka ariko noneho agasobanuye kameze nka mugo umuntu uzagakora wese amenye ko kameze nka mugo ntago kakuvamo reka simaze amezi 5 ntasobanura ariko nk'ubu ndikumva mbikumbuye ndikumva iyo takimfite gusobanura kabisa ukoze hasi gutoriwe ni icyo abantu baritega rero kuri wowe nangiye kwakora filime batinye gusobanura Big Blinders ntabwo ari igikabyo koko uri kutureba mani hari icyongereza mani hari icyongereza kambabwize n'ukuri pe usibye pike wankomye kuri filime bita Game of Thrones kira cyongereza nta wundi musobanuzi sibye nge na pike twagikora ujye ureba icyongereza abasobanuzi uzi bakora ni icyongereza gisanzwe nyine icyongereza cy'abongereza bo ku bwa kera na bari sibye abagabo babiri pike na nkuba yewe nuwo dutinya nawe kira cyongereza aragitinyaga nuwo basobanuzi dutinya wabayeho na kira cyongereza aragitinyaga. Hanyuma honorable hari andi mazina waba witwa wiswe wenda n'ababyeyi cyangwa si nge ntayo nta mazina niswe ayo niswe n'ababyeyi ntago ariyo nitwa ubu ngubu. Yes ubwo uko witwa nuko ngewe amazina mfite n'umwarimu wanyigishije wayanyize ako ntago biko umwarimu twitaga nimba ari Pangarasi ndongise amazina nitwa kuko ayo nitwa ntago yajyaga bishobora kubivuga amazina y'ababyeyi banyise nitwa Enkuba Isa Makawena icyo gihe twari kumwe twara ari amazina ubundi nge nitwa Enkuba Isa Makawena noneho byaramunaniye yasagira ngo Enkuba kubaza niki kuko ni izina ry'amagande Makawena ni ry'ikigande ni ry'igisekuru cyo kwa papa noneho Isa bari jya fata ahita nyita ngo uzabakiriho Isa Gakuba kubera iki Isa Magande. It's my brother and from there. I'm from Mbarara. From Mbarara Rwanda to KJ. Okay. None se muvandimwe dusa na wenda nabagana ku musozi harakaganiro tugira gato yakitwa the Ubutare Media Challenge. Ndakazi njye mbakurikirana yicane gubundi challenge n'Ubutare tugiye muri challenge rero aho tubaza umuntu out of